hari ibibazo byinshi cyane abantu bakomeje kwibaza. Ese iriya ntambara ya Irani na Isiraheli igamije iki? Antikristo azaza ryari? Azava he? Azaturuka he? Bizagenda gute? Urusengero rwa gatatu ruzubakwa gute kugira ngo Antikristo azajyemo yite ko ari Imana ku isi yose? Sekibi Satani azifatira yigarura isi yose gute? Ibyo ni ibibazo abantu bakomeje kwibaza hirya no hino, ariko uyu munsi ngiye kuguha igisubizo kikwereka uko ibintu bimeze, ibiri kujya mbere abantu benshi batabwirwa. Tuzi neza ko iyi ni iminsi ya nyuma, abantu bita iminsi ya nyuma, ariyo mpamvu Isiraheli yoheje Amerika batera Irani. Narabikubwiye muri video y'ubushize, niba utarayibonye uze kuyireba hirya aho ngaho aho uyibona, ikubwira impamvu bo bashaka gusenya Irani, ariko Irani ikaba iri kumwe n'Imana nkuko byakozwe kera. Irani itahukana ubwoko bwayo ibuvana i Babuloni bugataha i Yerusalemu, bakongera kubaka urusengero rwa kabiri. Urabyibuka Nehemiya na abantu bose bo muri Isiraheli basubiye iwabo bakubaka urusengero kugeza muri 70 byo twita 70 AD, basenya urusengero rwa kabiri bikozwe n'Abaroma, none bagakwira imishwaro bakaza za Afrika, ubundi bakazahava bajyanwa za Amerika. Uko byagenze uyu munsi rero, nkubwire, hari abantu benshi mbona batumva ukuntu ibintu bimeze, bakaza bagaharira bakavuga ati no urumubeshya, urabeshya ibintu byinshi cyane. Ariko ibyo ngiye kwereka uyu munsi ndibaza bigiye kumara amatsiko, bikwereke noneho impamvu iriya ntambara ya Irani hari, umugambi bafite wo kuzana Antikristo, nuko bizagenda noneho kugira ngo bigarure isi. Mbere na mbere reka mpanze nkwereke umusirikare wa Isiraheli, nkwereke n'impuzankano bose bambaye ziriho rwa rusengero rwa gatatu. Urusengero rwa gatatu wibuke ko bagomba kubanza kuruzana. They call this operation the Swords of Iron. But what are we really fighting for? We're fighting for the right of the Jewish people to exist, be Jewish, practice their religion, and be free. And one day our true leader will come and we'll be united as a whole Jewish nation so we can rebuild the Beit HaMikdash. Wasanga utanazi ko hari site yabo. Iyo site buri gihe ijyaho abantu, reka nayo nyikwereke, ijyaho abantu bakavuga bati okay, dore aho bigeze, dore ibikoresho dufite, dore ibyo tuzakoresha mu rusengero rwa gatatu. Kandi urwo rusengero rwa gatatu ntabwo rugomba kubakwa n'amaboko ya muntu. Biranditse neza ku mweru n'umukara muri Bibiliya ko urwo rusengero ruzazanwa n'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, rukazaza ku isi, noneho Kristo akazaza ari umuyobozi wacu. Niko bimeze. Ariko Satani, narabikubwiye ndabigusobanurira, abantu benshi niba byumva ukuntu Isiraheli na Amerika ari Satani, ahubwo Irani ari gukoreshwa n'ukuboko k'Uwiteka. Ibyo niba ushaka kubimenya, kuburi mushyashya hano usubire mu mavideo amagana n'amagana nabikozeho. Benshi bavuga ngo urashaka umugati, urashaka ikino. Nakoze amavideo 500 600 arenga, ntarafata ifaranga na rimwe, nubwo nzi ko ijambo nyina rihawe n'Uwiteka. Ayo mavideo yose nayakoze. Uramutse ukoze amavideo 200 ari ndongo urimo utarabona na 5 cyangwa angahe, bishobora noneho turebe. Reka twinjira rero muri urwo rusengero, impamvu yarwo nicyo bigamije. Uwo musirikare wa Isiraheli aho ngaho arakubwira ati twebwe turi amacumu y'ibyuma. Mu magambo ye niko yivugira. Icyo turarwanira kugira ngo ubwoko bw'Abayahudi, barabita Abayahudi Jewish, abantu bashaka kuba nk'Abajew, Aba-Hebrews. Ni byinshi birebire, kire kuri bya mu video nibwo wabyumva. Icyo turwanira ni iki? Turarwanira kugira ngo tuzongere tuze hamwe, noneho iyi ntambara tuyikore isenye ya yindi bita Iron of Dome, isenye nura musigiti w'Abasilamu, bijye hasi. Niyo mara kujya hasi bazahubake rwa rusengero rwa gatatu. Urabyumva none impamvu? Niyo mpamvu namye nibaza ko hari amakimbirane y'abari abisa Abayahudi bari hariya n'Abayisilamu bose bapfa buriya butaka. Bizagenda gute kugira ngo noneho bongere bahubake rwa rusengero rwa gatatu bavuga? Ariyo mpamvu bari kwataka Irani. Urabibona aba bantu, Satani afite umuguno mwinshi cyane. Tigute urumva, niba bashaka gusenya Iron of Them, bagasenya nura musigiti
w'abasilamu. Ni ukuvuga ngo Irani ziriya misile yoherezayo nizo zizabisenya zibikubite hasi. Wibuke ko bavuga ko bananiwe no gukumira misile za Irani, none uko zinjira nizimara kwinjira zisenye hariya hantu haba umuyonga, niho hamara kuba umuyonga, yaba ari iriya sinagoge y'Abayahudi yaba n'umusigiti w'Abasilamu, byose bijye hasi. Noneho batera akavuyo, noneho niyo bamara kujya hasi wenda banabyisenyera ubwabo, noneho bavuga bati bya bintu byasenyutse nta n'umwe ukifiteho uburenganzira, reka nkwereke, reka dukubure twongere twubake rwa rusengero rwa gatatu. Nuko bazubaka rwa rusengero rwa gatatu, ari nabyo bavuga bakataje, basigaranye imyaka 3-4 kugira ngo bibe bisohoje. Noneho bazane wa mwantikristo wabo avuge ngo ni Imana muri rwa rusengero rwa gatatu. Urumvise? Noneho uriya musirikare arabikubwiye neza, akubwiye ko ngo amacumu y'ibyuma bagomba kurwana iriya ntambara kugira ngo bubake rwa rusengero rwa gatatu. Noneho bazane uwo antikristo wabo bita Kristo, bita Mashiach, Yeshua Mashiach. Urumva yanabyise ni Bait urusengero rwa gatatu, temple. None bari kuyubaka bazarimo antikristo. Noneho bo bafite gahunda yo kuyobora ubwoko bwose bw'isi, biyise ngo ubwoko bw'Imana, ariko tuzi ko ari bo Satani. Ubisoma hehe? Ibyahishuwe 2:9, ibyahishuwe 3:9, ubisome murebe. Waba ibyahishuwe 2:9, ibyahishuwe 3:9, urebe ko bihita ubwoko bw'Imana kandi atari bo. Iyo niyo gahunda bafite. Ngira ngo urabyumvise. Ibindi nabyo tuzahera tubyinjiramo buhoro buhoro, urebe gahunda z'aba bantu. Twamaga twibaza ibintu bizagenda gute. Ukibaza uti urusengero ruzaza gute, antikristo azasohoka ate, ese Irani barayizi iki? Nukuvuga ngo Irani Satani afite amayeri ahambaye. Nukuvuga ngo ukoresha umuntu muri ibi, bari gukoresha Irani kugira ngo Irani abe ariyo isenya hariya hantu. Nimara kwasenya bo, ahubwo bahubaka rwa rusengero rwa gatatu. Ari nayo mpamvu uzarebe ya Isiraheli nini nakweretse ukuntu igomba kungana, bagomba gusenya biriya bihugu byose. None Irani narayikozeho video ndabikubwira, bayikoresha kugira ngo ibafashe gusenya ibyo bihugu. Urumva abantu ba Satani afite imigambi miremire we, ariko nuko nyine Uwiteka Kristo niwe uzamudukiza, nta wundi umuntu ushobora kumudukiza. Nguho urugero, urabona ziriya base bashyize muri bihugu byose by'Abarabu, za Arabia Saudite, za Lebanon, ubwo bihugu bwose bw'Abarabu. Kandi noneho ya Isiraheli nini igomba kuzagenda igakumbi igakora kuri ubwo bihugu bwose bw'Abarabu. Ni ukuvuga ngo noneho Irani uko yatera amabombe niko hagenda hasenyuka. Noneho za Isiraheli zitagenda zihita zihafata zihakora cya gihugu cy'isezerano. Urumva noneho bagatavuga ngo ubuhanuzi bw'Uwiteka burasoje, kumbi ari Satani bamaze kubaka urusengero rwa gatatu, bazanye antikristo, bakoze cya gihugu, bahita bakubwira ngo dore Bibiliya niko bivuga, niko bigenze, ubuhanuzi bw'Uwiteka burasoje. Mwebwe mwese mutabizi muri kumbwira ngo ibyo uvuga ntubizi, mwe muzakurikira Satani no mugende muzasange mwagiye mu buyobe mutabizi. Dore niko bimeze. Urumva ibyo bintu bashyize ziriya base mu bihugu by'Abarabu, noneho bashotora Irani irimo irabasenyera ibyo bihugu by'Abarabu kugira noneho bo bazahafate hamaze gusenyuka, bahite batazambago z'ibihugu z'igihugu cy'isezerano. Sinzi kuri kubyumva, reka nongere bigusubiremo. Bafashe amabase bayashyira mu bihugu by'Abarabu, bafata Irani barayendereza. Irani igiye kubasenyera ziriya za Iron of Dome, basenye umusigiti ariho bazubaka urusengero rwa gatatu. Noneho Irani ibasenyere ibyo bihugu by'Abarabu hirya no hino, izi ngiri kwivuna abanzi babo babatereranye. Noneho bano bantu ba Satani ari Isiraheli na Amerika baze bahite bakukumba bubaka urusengero rwa gatatu aho Irani zamaze gukubura, bongere bubake ya mipaka y'igihugu cy'isezerano aho Irani izaba imaze gusenya. Noneho bituze aribwo antikristo. Nakubwiye ngo antikristo azaza, nibwo azaza avuga ati amahoro batuze. Niyo mara gutuza, ariko baramaze kugera kuri za ngingo, nihashira ya myaka 3 yongere abisubire. Niyo mpamvu Bibiliya irakomeye cyane. Urumva ko antikristo bazakora ibintu byose yimike, babanze bashyire ku bantu ku mahoro y'imyaka 3, kubera ko nyine
babanze bisuganye abantu bayoboke, nibamara kuyoboka neza ya myaka 3 n'igice nibwo antikristo azahita ahaguruka avuga ati no, dore ibyo mugomba gukurikiza ni ibi. Ariho hazaza ka kaga k'iminsi ya nyuma bavuga batakubwira. Ako kaga k'iminsi ya nyuma kazaterwa n'iki? Unyurireho gake nabwo wumve. Kazaterwa nuko isi yose izaba imaze kumenya ko ubwoko bw'Imana ari abirabura, Yuda bariya birabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburi muri Afurika. Noneho cya kinyoma cy'abantu bari muri Isiraheli uyu munsi kizaba gikubiswe hasi, baca umuvuno bahita bongera basubiza abantu mu kangaratete, ariko bazatangira guhiga ubwoko bw'Imana. Ngaho nguko rero y'inTambara ya Irani igamije uko Satani aca umuvuno ku bantu benshi batabizi, bazabigwamo batabizi. Ngaho ibaza benshi bazatavuga ngo Kristo ngaraje. No, uzaza bwa mbere za antikristo. Kristo ntago azaza azanywe n'umuntu hano ku isi. Ibyo ni ibintu twese tuzi, ariko benshi bazabirengaho kubera ayo manyanga n'imivuno bazamaze guca bizimije, bazabikurikira bavuga ngo Kristo araje. Ariko tuzi ko Kristo azava mu ijuru yoherejwe nande? No witeka, ntago azoherezwa na muntu. Weho rero usobanukiwe, sobanurira abandi kugira ngo babere urumuri nkuko natwe twaje no kugira ngo tubabere urumuri. Nawe utazi utumva ibintu biva, banza wibaze, urebe mu mavideo yandi yose nakoze, urebe uhere ku bintu by'ibanze, wumva ukuntu byatangiye, ugende none uzamuka gahoro gahoro, usome ijambo ryawe Bibiliya. Nkubaza ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 70, 80, yewe se n'ijana. Fata umwaka ubanza usome mbere yo kuza kuvuga ngo urakora ama challenge ngo shaka challenge. Bino bintu bimazemo imyaka irenga 15. Ibyo mvuga ndabizi, kandi nizo ni gihamya zifatika udashobora guhinyura na gato, kuko nzi ko Uwiteka abinyereka yabinyeretse hashize imyaka 15. Nabashimye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todahaba tovmiyot. By the way, ari naho havuye kugira ngo ijwi ry'Uwiteka rimbwire ngo genda wiga igiheburayo ukimenye kugira ngo usobanukirwe n'ibihishe byose. Ahasigaye nawe kirakawe.